Welcome to our YouTube channel. It's your boy Shisto once again, and I'm gonna tell you, like, make sure you subscribe, share, like, comment, blah, blah. Let's go, let's get it. Guys, mumeze mutesi. Hope ko meze neza, natwe tumeze neza, but today ndaba ndi njyenyine sibyo, umunsi nanjye ngiye kubaha story. By the way, I would like to say thank you to people who've been subscribing for abantu mukomeza gusubscribinga. We appreciate for your support, your love mutwereka, the comments we're reading, everything, and we really appreciate. So keep subscribing. Umuntu mushasha, this is Arnaud and Arnaud YouTube channel. So make sure you subscribe down there. Liking sibyo, liking a video, undugira video, liking sibyo. Yeah. And thank you guys for subscribe. We appreciate a lot. Anyway, uyu munsi rero umunsi ngiye kubaha story ukuntu bari bamfunze. Mubizi ko bari bamfungiye hano muri Poland. Oh my god. Bro. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Uzi ukuntu byagenze? Kamubwira ukuntu byagenze kugira ngo habure gatoya nisange muri kasho, muri mageragere hano Poland, urumva? So ukuntu sawa zimeze, haboro nakoraga, haboro nari mfite job nyine tu, mbere nyine tu, ntago ari ubungubu wapi. So history nyine yabaye mu gihe cyashize, ariko ntago ari cyane gusa, nanone si vuba, sibyo? So haboro nakoraga hano nyine, like abari utuzi tugusaba gukora ama night shift arenze nyine tu. So navuga ngo arenze kuko no mu Rwanda naba night shift, sibyo? Ariko boro nakoraga muri company, ni company zo buriye twahita nka industry, sibyo? Urabona nk'ama Western Union cyangwa wenda za DHL, sibyo? Zino zi delivering cyangwa iposta, ibintu nk'ibyo nyine tu. Nakoraga ni industry ikora delivery nyine tu, no kuvuga niba wenda shipping ibintu bikaza muri Poland bigomba kujya mu mijyi itandukanye. So nakoraga muri iyo industry nyine tu. Twese twagomba gukora nuko urumva amakamyo yazaga agapakurura, hama twebwe mindani tukagenda nyine tudeplace nyine ibintu aho bigomba kujya. Azin niba wenda bigomba kujya mu mujyi umwe, tufate wenda i Kigali, bigomba kuva i Kigali bijya hehe, wenda tufate Nyagatare. Ubwo nyine ukagenda ubipanga with the respective destinations, sibyo? Ako ni kazi nakoraga. Sasa rero muri ako kazi byasabaga ngo dutangire shift, ko nakoraga night shift, sibyo? Nakoraga night shift, ubwo akazi byasabaga ngo dutangire saa 7 n'igice bro. Ibaze za nijoro, saa 7 n'igice za nijoro nyine, like nijoro nyine tu. Ibaze gutangira akazi ubu wabyukaga ryari? I mean like witeguraga ukagenda ryari? Bro, byari insazi wumva. Ariko no ukuvuga ngo nariteguraga nkarya byose, nkafata akadushe fasta, urumva? No nkahita mfata bisi. Hano rero haba hari ama night bisi, ko ama bisi nakora nijoro tu, mu gihe cya nijoro, ni ukuvuga kuva saa 6 z'ijoro kugeza mu gitondo nka saa 11 gutyo, sibyo? Haba hari ama bisi nyine yabugenewe agomba kugenda muri iryo joro atarasanzwe. Rero iki kibazo cy'aba bisi ntago agera ahantu henshi, abagenda ahantu hari in general, sibyo? Ku buryo atagenda ngo anyure mu tukaritsiye n'uduki twose, agenda aparika wapi, ahantu hari general nyine niho abagera. So checking bisi na boro nakoraga, sibyo? Nsanga bisi ahantu igomba kunsiga n'ahantu company iri nyine, like ahantu ngomba kujya gukorera ku kazi nyine, byansabaga ko ngenda iminota 30 n'amaguru bro, n'amaguru. Kandi ubwo nateze navuye ahantu abaga, atagenda nkajya gufata bisi, hama bisi kanjyana, bisi nagendaga isaha na bisi kugira ngo ngere ahantu ngiye kujya. Aho nsize nkahita nkubita igitsi iminota 30 bro n'igitsi kugira ngo ngere ku kazi. So rero ubwo nyine urumva, ubwo habaga ari nijoro, hari mu gihe cya winter nyine, like hakonje byatari, rimwe na rimwe n'ibineje biri kugwa n'iki wumva byaga ari insazi, urumva? Wewe ugomba kugenda wipambye
so rero umunsi umwe nzakwambara ndipamba nyine kabisa, abantu vitamitini njyanjye y'umukara n'iki ubukeshi bwanjye, urumva ndamufitaho ikintu cy'ikijampa gutya, urumva ndenzaho ikote, urumva nuko ku boro hari hakonje, navuze ati sasa kuzajya ndamaguru hano ha boro abana birangora kabisa, birangora nyine azini kugira n'amaguru ntariba, ahubwo mu bukonje nyine tu wajyaga kugera mu nzu nyine wumva warangiye bro, warangiye nta n'intoki utazigeze wumva kubera ubukonje. Hano ha boro harakonja my dear, I'm telling you, aba hakonje birenze nyine, hahandi uba wumva n'intoki ntazo kabisa, ko tujya nko muri -10 kabisa turagera, sometimes even 15 -15 bro, can you imagine ukuntu haba hakonje bro, biba birenze bya hatari. So no abantu mitangura twatubora nyine twama face mask nyine tu as in like kamwe twama gang so fata no nyine ndakabura nyine, niko ubwo nawe ati nzajya nkambara mu gihe ndi kugenda amaguru nyine kugira ngo nyine ubwo wumva nabaga hasigaye amaso gusa niyo yabaga agaragara, ahandi hose habaga hipfutse nyine tu nambaye na jumper n'iki. So no ndagenda nyine mva muri njya gufata kabisi karanjyana kangeza boro nari ngeze bisi nyine ngeza boro nagomba kuviramo nyine ku cyapa nyine tu nagomba kuvamo, mvamo sasa mu kuvamo ndavuga ati sasa ko urugendo rurerure ngomba gufata headphones zanjye nyine nzikura muri bag, noneho nzikubitaho nyine kuri headphone, umva cyangwa music nyine tu, ndavuga ati okay time to go, ndigendera mutigitse ewana. Siko nagiye kubona mbona haciye imodoka yihuta bya hatari inyuzeho gutya, urumva hano igeze imbere iraparika isa nk'isubiye inyuma igera ahantu uko nari ndi kwigenda nari nanashyizemo na headphone nyine gutyo, urumva ngenda nirira imiziki mvuga ati kurumva nagomba kugenda kare kuko ntabwo nagomba kugenda ntinze, byanzaba ngo ngende kare kugira ngo time ndi bufate n'amaguru iri buze guhana na time yo kugera ku kazi, ku buryo ngera ku kazi mpita ntangira. So rero nabaga mfite time ihagije nkajya nirira imiziki kwabaga hakonje, rero kugenda gutyo gusa shawapi kabisa, byazaba mu yindi ugende nyine wishyushyamo gake ngenda n'ibyo muziki iyo modoka isubira inyuma inyuraho gato iri gusubira inyuma, ariko ndebyemo imbere mbonamo abagabo babiri barimo baranyitegereza, ndabareba ndikomereza, imodoka itayongera iragenda. Okay, komeza ndigendera, rero hari boro nageraga ahantu kakarakuruse nyine tu, ahantu hakarakuruse kapanya nyine nahitaga nyuramo ku buryo ndi buhinguke, undi mpita mpingukira nyine ku kazi fresh, bitansabaga ngo njye kuzenguruka umuhanda wa kaburimbo bose, nayo kagapanya nayo naravumbuye nyine nkanyuramo. Ugapanya kari akayira kaba kameze gutya, urabuze utuntu tw'uturakuruse, aho turakuruse dutoya, urumva kabaga kameze gutya nyine, kari straight, kagenda straight karekare, hagati na hagati hari ibiti nk'ishyamba nyine tu man. Hano nka industrial zone nyine tu hariya mu Rwanda, rero hano industrial zone yohana abari mu ishyamba baba ahantu habaye isolated, hataba abantu benshi, hataba iki, usanga hari ibintu by'ibiganda nyine, rero haba harimo amashyamba menshi, baba barubatse nyine mu mashyamba menshi byataye. Sako gapanya rero kabaga kari mu ishyamba, ngo nyine ndi kwigendera mpita ngera kuri ako gapanya kanjye mpita nkakatiramo nyine tu, nkomeza nirira umuziki ndagenda sikuntu navuze ati ariko ubundi reka mfate n'agasnap wana, urumva hano mpita mfata agafone nyine gutya njya snap, sikuntu narebye mu body imodoka ikuze yihuta bya hatari, ngira ngo nishaka kunyuraho nyine tu muri ako gapanya, n'ubundi imodoka yashoboraga kunyuramo, ariko imodoka imwe zihuriyemo ari ebyiri ntabwo byakundaga. Hano ubwo abantu mpita nigiraho nyine njya ku ruhande kugira ngo niba ari imodoka igenda ize kunyuraho nyine tu. Sinzi ugiye ubwo nambaye n'ama headphone n'iki, nta n'ikintu nari ndi kumva, ntabwo numvaga sound nyinshi tu, nabonaga nyine kuri phone ubwo nari ndi gufata aga snap, nibwo nabonye imodoka inyuma iri kuza yihuta. Okay, nigera inyuma akomeza nigenda numva umuziki, nzi ukuntu narebye gutya mbona ibitara biramuritse binini maremare, bese bacana maremare
mpindukiye mbona imodoka iraparitse, abagabo babiri bahita bavamo bambaye isi civile, hapana ibintu by'amaniforme. Imodoka yari imodoka isanzwe, urumva ntabwo yari imodoka y'inzino za polisi wapi, yari imodoka isanzwe, akantu k'akavatiri gasanzwe nyine tu, urumva bahita bavamo nyine mpita mpagara, excuse us, sinzi ukuntu nabonye hotel kumwe, sinzi ukuntu baba bafashe gutya hano, ntabwo bikunda, hari ukuboro baba bafashe hano nyine gutya ku mbunda nyine tu, urumva bayifasheho ari babiri nyine ndabavamo. Ubwo ndacyambaye nka kwa kundi kw'amagenge, urumva meze nk'ininja nyine wana nk'umuntu ugiye gutaha, nemetse na bage, ubwo nabaga nipfunyikiye ibijumba byanjye urumva ntabwo ari ibijumba ariko nyine nabaga napfunyitse kugira ngo nze kurya nyine nijoro nyine tu, like mu gihe cya break, urumva harimo ubwo imyenda nagendaga nambaye ntabwo ariyo nakoranaga, ubwo nabaga mfite n'imyenda y'amayinifomu nyine twambaraga turi mu kazi, so nayo yabaga irimo, urumva harimo n'inkweto nyine z'akazi nyine tu, urumva rero bage yari iryimbyemo ukuboro, abantu bahita bamugarika ngo excuse can you stop, okay ndahagarara ndareba, noneho nyine ahita akuramo baje ngo turi polisi, dukeneye ko uduha akanya kawe gato. Ati noneho ndapfuye we, ndavuga ati none se kandi nakoze iki? Sasa nitegereje imodoka fresh, ndavuga ati isi ya modoka wanigeze kunyuraho igaparika igasubira inyuma ikandeba, mbona nitegereje neza abagabo, ntabwo sinavuga ngo nabonye neza ariko nabonye nk'ari bo bari barimo nyine tu. Hano ndavuga ati turakeneye ko shyira bag yawe hari hasi, ishyire ku ruhande, ishyire hasi. Ndavuga ati noneho ndapfuye, bagiye kumfunga se, nakoze iki se? Oh my god, no muri icyo gihe nyine ubwo ndacyari guprocessinga nyine like what's going on, what's happened, urumva cyari kubiprocessinga mu mutwe, ubwo ndacyanambaye na bya ball byose, mbese biba bimeze nk'umuntu w'umujura nyine, urabizi ukuntu genge nyine tu, kuriya kwa bande bose kuri aba bambaye nyine muri ziriya ndirimbo mujya bose, sibyo? No aravuga ati ngo ushobora ariko gukuramo ibyo bintu wambaye, kwanza kubera icyo wambaye gutya, zin like uri kujya he, uvuye he, uruwahe iki? Ngo amaboko yawe kwanza ngo yashyire hejuru, bitanyamanika, ngo shyira inyuma y'umutwe, shyira inyuma y'umutwe nyine. Okay, muri bag yawe harimo ibiki? Aravuga ati ni ibintu bisanzwe. Ngo ako twakubwiye ngo uvanemo nyine, uvanemo icyo kintu wambaye, icyo kimaske wambaye. Ati ntago ari maske, hari hakonje na yambaye kwa hakonje. Mwavuze ati mwinge nese muga ati shaka nutangira gupanika, wa mwana w'umwirabura, dore urahura n'ibibazo. Ndavuga ati kubundi ndatajya gupanika, mpanikishwa n'iki? Nta nikosa nakoze, gende kwigira mu kazi kwaza. Ndavuga ati hari hakonje, niyo mpamvu nyine nambaye kano kaboro katuma nyine ntakonje byataye. Ariko mu gihe uri kuvugana natwe twakubwiye ko already turi polisi, ntabwo wakabaye ukikambaye. Ati a lot of things is happening right now, so I'm still processing. Ndacyari processing what's going on. Umva mumagarisa from nowhere, ahubwo kwanza ubundi mufite warrant, mufite search warrant ku buryo mutangira munsaka. Ako ntabwo nari kubivuga. Gusa yeye navuze ati okay, njyewe ahandi kuva mvuye mu rugo ngiye mu kazi, ngo ukora he? Avuga ati rwose ni mu ntambwe nko muri metero 100 ndaba ngeze ku kazi, ni hano nkora kuri iyi company twa gutya na gutya, dukora bino, shift yanjye itangira amasaha, niyo mpamvu ndi kugenda nijoro. Ariko ngo iyi region urimo ngo ntago bivuze ko ari wowe umuntu wenyine uri kugendamo, ku buryo wambaye utyo ushobora gutuma abantu bikanga bakagira ngo urumugezi wa nabi. Nawe ati ariko nta ndo umugezi wa nabi, kandi sinjye wa mbere wambaye gutya, njya mbona n'abandi bantu babyambaye, ariko ngo ntago byemeye ko wambara ibintu by'ibimaske gutyo ukagenda mu ijoro hagati uhetse ibintu. Batabaze muri bag yawe batubwiye ko harimo hagati harimo imyenda y'akazi, harimo n'ibiryo byanjye n'inkweto, nta kindi kirimo. Okay, ngo tugiye gufunguramo, erega bafata bag bayitereka hasi. Okay, bag yari already hasi nyine,
barabanza basa nk'abayitera akageri gatoya nabo bageze mufite n'ikibobe atako si binibiki amaboko yawe hejuru agume where we sit amaboko yagumisha aho tugomba kuyareba ngo uhindukire ku modoka ati sibwo kamayo bajya kunyambika amapingu bro ati ndapfuye no kambayo yowe umwana rero mwirabura noneho bagiye kumuta muri gereza birarangiye hano ndavuga ati okay mwareba nta kibazo ariko njye nta kibazo mfite barafungura gake gake erega ati nta kintu kirimo I don't have anything I don't have any drugs or what rwose iyi musa wajyaho si ibyo mbabwiriza rwose barafunguye baracakaza byose baracupa fata bage baracubanura ikintu cyitwa ko ari umufuka wose ubamo ariko wose waruvaga muri bage barawusatse bro okay ngo wihangane kuba ngo ibintu byatwabisandaguje ariko ngo iyi ni procedure tugomba gukora just in case ushobora kuba ufite drugs ushobora kuba ufite intwaro cyangwa iki nagati seriously I mean like kubera iki njye nabwiye ko ngiye mu kazi nawe numva impamvu mwaza mumbwira ko mwakize ko mfite drugs cyangwa mfite ngo intwaro ntabwo ngenda umuntu obviously ngo umuntu akibona ukuntu wambaye n'iki wambaye ibyo bihudi warengejeho iyo maske staff maske ntazire ukuntu wambaye ni gutuma utakeka ko twe twakubonye mbere ukiva muri bisi twibaza what's going on kandi turabizi mu cyane ngo abantu nkamwe like bashatse kuvuga like abirabura ngo akenshi ngo mufite ngo drugs mufite ibiyobyabwenge mufite ibiki ngo ko ntabwo ari bwa mbere dufasha abantu nk'abo so twaje nyine twagukurikiye ngo turebe ukuntu bimeze niyo mpamvu turi gukora isaka ngo ntubifate nk'ari iki oya turi gukora akazi kacu doing our job ati rwose ngo badureza ibyangombwa byawe nawe gata ariko ntabwo ngenda n'ibyangombwa ko bishobora kubita I mean nari mbifite ariko ntabwo nashaka kubibahereza kubera ko for what is ngo mukoresheje yene ibyangombwa nawe gati ko just in case bitatakara twebwe ntabwo dufite amakarte iranga muntu nk'ayanyu ko ntabwo turi abapolone ariko dufite icyangombwa kinyemera ku bantu ngo niba rero udafite iyo carte iranga muntu kubera iki wumva ko wajya nta cyangombwa ati ndi kubabwira ko ari for my security ntabwo nshaka ko icyangombwa cyanjye gitakara ufite ifoto yabyo passport cyangwa iki cyangwa ikarte y'ishuri cyangwa ikintu icyo aricyo cyose cyakerekana uwo uriwe naho uturuka n'iki gatoki amazina yanjye nitwa gutya mva mu Rwanda ndubahe ngo ibyo ntabwo bijustifia neza ibyaribyo ngo turi bujyane mu kazi kawe turabaza aba manager bawe kuko niba ukora aho ngaho hanyuma tubaze niba bafite imyirondoro yanjye okay dore ngiyi passport yanjye how should I like sinzi impamvu ibintu ndi kubabwira mutari kubyemera ngo kwekera wanze kwiduka nagati njyewe ntawe hanze kwibanda kubabwira ko ntagenda ibyangombwa just for my security ariko niba mutari kwizera ibyo mbabwira dore ngiyi passport yanjye ngo cyangwa kikwemera kuba nagatatemo kashe yemeza ko ngomba kuba staying hano in Poland in meantime ntarabona ikarte mfite kashe muri passport ivuga ati uyu muntu yemerewe kuba hano muri Poland for the time being ategereje ko ibyangombwa bye bisohoka so naga ati dore ngibi dore ndi umunyarwanda mvanga navutse igihe n'iki are satisfied ngo yangu nta mpamvu ngo yo kuvuga nabi ngo twebwe ngo turi gukora akazi kacu bla 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 ibinazi agati okay fresh agati okay ibyangombwa naye bahaye so actually time irimo yatikinga ngomba kujya mu kazi mwandika noneho nkajya mu kazi kanjye agati okay ariko make sure ko utazongera kwambara ibyo ngibyo uri kugenda hagati mu muhanda cyane mu ijoro kwijoro riberamo ibintu byinshi kandi ushobora gukanga abantu ushobora kwita bahamuka bakubonye gutyo okay ntabwo nzongera kubyambara rwose bwana boss bwana patoro ewana nabumvishe mu mbabarire ntabwo nzongera kwambara rwose ariko sinzi impamvu abantu bose muhuye nabo like bambaye tondo staff
murababwira ngo bagakuremo, as in like ko bambaye nyine ibintu bitemewe n'iki. Oya, ntabwo tuvuze ko ngo bitemewe, ngo ikibazo ngo nuko ngo wabyambaye mu gihe kitari cyiza cyane ijoro, ukanyura no mu nzira imeze nk'ingi suspicious muri aya masaha gato. Ariko nabasobanurira kandi ngiye mu kazi ngo okay turabyumva. Nawe ushobora gushyira amaboko yawe hasi. Ubu ngubu twacekinze you are good. Tanga okay, arya ngo wiga ibiki? Ndabwira nyine ibyo niga kuri university ningi abana. Je rwose nta kibazo mfite, ndagats fresh. So ntagenda no ati ya wagenda atese imyenda yanjye kuri mwabishambaguje yango biparking sha, ntabwo babiparkinze kandi rero babisambaguje. Ariko nyine nahise biparking nyine abana tukati twanjye badutaye hasi, ariko biri mu kaboro, biri mu kabox nyine tu ndabanyanda pakira nyine. Ndonga tukeka nigendere, ndakomeza ndagenda nyine. Bagenda bankurikira mu modoka, ariko shaba ntago banyizeye. Bagenda bankurikira harimo distance nyine hagati yanjye nabo, ariko bagenda bankurikira gake gake kugira ngo kuko barebe niba ahantu ababwiye ariho ngiye kujya. Ndakata nyine, nabo barakata barankurikira gake gake, ndagenda kugeza igihe ninjiye neza imbere, nibwo imodoka yahise ikata isubira. Avuga ati oh my god. Wow. Ariko muri uwo munota ntavuze ati ni ibiki byari bibaye. Uzi ko bari bamfunze, I mean like ngiye kuziruka ngo nambaye ngo nk'amagenge, ngo yigize nk'amagenge ngo muri Poland ngo yasoje ibintu ra. Bro, so rero abantu baba muri Poland be aware yo kwambara izo stuff nyine tu. Abizi abantu benshi murazambara, sibyo? Murazambara kandi nta nicyo bitwaye ikibazo. Gusa nyine ntuzajya na pampa zitejemo ari nijoro. Bibaye byiza nyine ntuzajya ugaragara nkaho uri suspicious. Sinzi impamvu nge ngo babonye ko ndi suspicious cyane ngo ikibage ngo nari impetse, unambaye ngo n'ibintu by'imikarakara, mbese umeze nk'umuntu uje kubisoza. Urumva nguko rero uko byari bigenze, bari bamfungiye da rwose. Harabuze gatoya ngiye kujya imageregere yo muri Poland. Ariko nyine narabacitse. Kandi ikindi ntuzajya uvuga n'umupolisi ujya confident, ujya werekana confidence irenze. Ari kuba confident umurebe mu maso, nta kureba mu maso, umurebe mu maso nawe niba waba uri kwikeka cyo mbwira ati ariko vipi vipi zawe ubundi urambaza iki? cyane nzi ko ngiye kubona nzi ko nta kibazo mfite, nawe ati shashu mpfa kuba mutari bumfunge ngo nuko nambaye bino bintu gusa. Ariko nibyo nari ngiye kuzira. So ngayo nguko uko byari bigiye kurangira, nari ngiye kwisanga muri station ya polisi gutyo ntabizi ko bigenze, kubera ukuntu akazi nakoraga, akazi ka night shift ihera saa 7 n'igice bro kugeza mu gitondo nka saa 1 cyangwa saa 12 aho. Saa 2 sinibuka neza. Bro, sinjye wabonye bagenda macisa umutima uraruhuka. Muhungu wanyu bari bamufunze ariko nararutarutse we. So iyo niyo story nashaka kubahereza, ukuntu byari bari bagiye gufunga umuhungu wanyu, ariko ndacyari naho nzajya shayo bavuga sinzi byari byo. Yenda umuntu witonde cyane, nta gusaza bamfatisha. So make sure you subscribe, share, like, comment, everything. Si ibintu byose kabisa mubikore, turabemera cyane, turabakunda, sibyo? Muri abantu bacu kandi natwe turi abantu banyu, tuzadukomeza tureze ibintu byiza uko dushoboye. Keep it up with us. So reka tubonane ubutaha, sibyo? Bye.